Yeah, byifashe bite aha ni kuri JOYBE Entertainment. Reka banze ngushimire ko ufunguye ino video rwose, nkubwira nti banze ukare subscribe kuri ino channel niba utarayikanze, kuko niho hantu bigiye kujya bibera by the way. Wino mitsi yo ndagira ngo twikoro turi dutandukanye nko kujya mbaha amakuru rwose mbagire update, nta mpamvu yo kugira ngo dusigazwe inyuma n'amateka by the way. Uyu ndagira ngo rero nzagiye rwose bakubita udustory cyangwa se inkuru zagiye zibica, noneho turebe ese byagenze bite, cyangwa se turebe n'ibivugwa hirya no hino. Ubu tuvugana narimo nditemberera mpura rwose narindi ku mbuga nyine nk'icyamamare n'iki noneho mpura n'inkuru rwose yabiciye ku mbuga irimo iravuga iti abanya-Nigeria barimo bararega Diamond, ntabwo ari abahanzi n'abafana. Abantu barafana by the way, ibaze ko bafana bakajya ku rwego hahandi niba ukoreye ikintu icyamamare cyabo uwo bafana kiba ari ikibazo, bashobora no kukurega bakakujyana no mu nkiko. Abafana hari abantu bafana by the way. Iyi nkuru niyo nshaka ko duheraho ya Diamond, abanya-Nigeria barimo baramurega n'iki yakaze mbere ko twikoro twacu. Diamond rero nawe akopera Enjoy. Ino ndirimbo yitwa Who's Your Guy niyo Diamond yakopeye, arayikopera rwose. Buretse twitangire mwumve. Uti abanya-Nigeria bareze Diamond bamuhora rwose gukopera indirimbo z'abanya-Nigeria. Abafana nibo bateye iguti bagira n'iki through the Twitter page of Unorthodox. Ndagira mwumve Reviews several videos of Diamond's song. Uti tunyuze ku rukuta rwitwa Unorthodox, uti rwose baravuga bati Diamond akabije gukopera indirimbo z'abanya-Nigeria. Have been posted comparing them to Nigeria. Uti indirimbo zabo urebe iyo poster, urebe iyo ngiyo songs. Uti indirimbo nyinshi za Diamond zagiye zipostingwa rwose bamurega bamushinja gukopera indirimbo zabo z'abanya-Nigeria. Wumve Some songs by Diamond Platnumz that seem similar. Uti tugiye kumva ni indirimbo zimwe na zimwe za Diamond bagiye bapostinga uzigenda zisa n'iz'abanya-Nigeria. Wumve umugabo ngaragera agakopera indirimbo z'abanya-Nigeria akaziryoshya nyine akagira akazikabiriza, agafata amabiti yako k'abanya-Nigeria baratwika ngira ngo murabazi nibo bantu ba mbere muri Nigeria, iri muri Nigeria. Ubundi kugeza iyi saha umuziki cyose cyangwa se ikintu cyose cya entertainment wakora muri Nigeria kirakundwa kikajya ku rwego rwo hejuru. Niba ushaka nawe kuzaba icyamamare muri filime cyangwa se mu muziki, uzagenda ukore muri Nigeria wirebera uko bigenda. Rero bano bagabo muri Nigeria bafite ukuntu bikora twabo. Diamond ngo yatubona yakumva indirimbo zabo agahita nawe nyine aziriraho. Wetse wumve ngo izo ndirimbo ngo Diamond ngo agiye akopera some songs by Nigerian artists. Iyo ndirimbo witwa Who's Your Guy. Iyo ndirimbo Diamond yakopeye. That seems similar to some songs. Iyo ndirimbo ya Diamond na Jokes niyo yaciye ibintu rwose, niyo yatumye noneho ibintu bikara, kuko ubundi Diamond mbere yararegwaga ariko ibimenyekane bitewe nuko nyine barabyoroshyaga. Ariko iyo ndirimbo iyo ngiyo muri kumva ya Who's Your Guy nako iyi ngiyi yitwa Enjoy niyo rwose yakajije ibintu. Abafana b'abanya-Nigeria bahise bavuga bati Diamond urakabije gabanya. Iyo ngiyo niyo bakopeye. Noneho Diamond aragenda akareba cya gihe yandi ino ndirimbo bitangiye gusa nkaho icika intege, hahandi nyine umuntu hahandi mutakirimo murayumva cyane, akagenda agahita afata iyo ndirimbo akagenza gute akayiryoshya. Ntabwo muri kumva kanu uretse uri kumva kananga ngira ngo murimo murabyumva. Abo barimo baragenda batwumvisha indirimbo nyinshi Diamond yagiye akopera. Iyo muri kumva ni kopi yayikopeye iyo ngiyo.
Yeah, umugabo aragenda agakopera indirimbo ibaze yuko iriya mwumvaga ni iya Diamond ya kopi noneho yayikopeye iyi ngiyi yumve Are you gonna dance karibu ka whisky noneho wumva iyo ngiyo ngo ni jeje iyo ni kopi baraje bakumvisha yayikopeye Diamond umva utuntu agenda anyuzamo n'ikiri cy'utunanga agenda nyine dukopera muri iyo ngiyo akatushyira muri iyi ngiyi we wayivuga tuvuga ati cyakoze umwuga uzi ko Diamond ryari indirimbo ziwe nyanumva noneho akaba ari nazo zingeraho mbere noneho izo yakopeye zagira batavuga ati ariko Diamond kuki yamukopera koko ugasanga ndimo ndibaza ndavuga nti Diamond azajya kuriga abantu kuko baba bakabije no kumukopera Diamond aratwika iyo ngiyo ni original niyo yakopeye nyumvira umugabo aragera arakopera noneho ari igihe akopera indirimbo ukagira ngo ni yayindi yabagaruriye noneho Diamond tutarajya kuri ibindi bajya kutubwira Diamond ubundi niwe muntu wa mbere ukurikiranwa muri Afurika mu bahanzi noneho Diamond ikintu ngo abafana be bamukundira Diamond agira ijwi rya danje noneho ibaze ijwi ryiwe arifate arivange na ya beat ya yindi ibitwika bya hatari aho ngaho indi mama mugomba kuyikunda ya indi original yo munayumvishe mushaka kuvuga ati ikugezeho ari nk'iya kabiri ushaka kuvuga ati ariko Diamond kuki yamukopera koko. It should also be remembered that many Nigerian artists have also been accused of ati hano bakatubwira ati ariko mugomba no kwibuka yuko abanya-Nigeria bahanza bo muri Nigeria no bajya baregwa bashinjwe ibyaha nk'ibi being the songs of other artists rwose baregwa yuko no bajya bakopera indirimbo z'abahanzi. Aspire to appeal to a human, it's painful. An artist like Burna Boy many copy. Yeah, ti abahanzi nka Burna Boy bakopeye indirimbo nyinshi. Songs have made him known internationally. Uti ndetse kukopera indirimbo gutyo byatumye amenyekana abicyamamare aba international artist. If you listen umuhanzi rwose mpuzamahanga. To some of Burna Boy's songs you will find out that he also copies and samples other artists' songs. Uti niumva indirimbo za Burna Boy uraza kumva yuko Burna Boy nawe agenda kopera abahanzi bamwe na bamwe. Uwo ni Wizkid. Ngira ngo ijwi rya Burna Boy murarizi iyo muryumvishe muhita mubimenya iyo ni original yo yakopeye. Iyo ni original iyo ndirimbo mutambeshye iyo ndimo murayizi ariko nitwumvikurikiyeho murata mwumva muyizi. Burna Boy aratwika ibaze iyo ndirimbo murayizi nta nabibeti ijya ko muyizi ariko irivuyemo ntayo muzi reka da. Noneho wumva iyo ngiyo ni original niyo yakopeye uraje wumve noneho iyiwe yakopeye fake yayo. Nyagasani je munarumiwe imibu yahengamo. Iyo ndirimbo ya Burna Boy ngiyi niyo kopi ariko ngewe iriya ivuyemo nyumva ndavuga ati ariko Burna Boy ko bamukopeye bimeze bite nkavuga ati ariko icyamamare kanze mpamagare Burna Boy kuko nyine tuba tuvugana n'iki nk'ibyamamare. Bite mubwira ati ese Burna Boy ko bagukopera bimeze bite ibyo bintu uba wabyumvishe. Iyo no original uraje wumve copy izo ndirimbo murazizi ntago mwazimenya reka iyo ngiyo niba mutayizi umva yewe data umugabo aragenda noneho bano bahanzi bacu
ikintu babarusha bariya bafite amajwi wumvuga tuvuga ati cyakoza nimo ndumva umuhanzi ubwo rero yafashe akarimo nkakariya kandi babazi guhitamo indirimbo wumva ya ndirimbo nyine bari bushyiremo akajwi kabo igatigera kure ndetse ikanakundwa. Umva umugabo ibintu aba yarakoze none wumva iyo ngiyo iyo ndirimbo yo noneho njyewe ari njye nzumva zose nkavuga ati ariko kanshyiremo numve wenda ashobora kuba n'ibitandukaniro ariko iyo zishyizemo numva ikintu cyonyine kizitandukanye n'ijwi none wumva iyo ndirimbo kibutata we go ni mufore ariko nuko byanditseho nyine none umugabo iyo agiye umva ibintu yakoze yaragiye akajwi nako akabiti k'indirimbo agashyira hejuru ahantu uvuga uti cyakoze ino ndirimbo ifite ireme tu handi wumva yayindi ya mbere ugahita uvuga ati harimo diferanse kabisa nubwo nyine ari kopi ariko iyi ngiyi wajya niyo original tu aho barimo baragenda bakumvisha indirimbo za Burna Boy izo yagiye akopera original n'indirimbo ya Burna Boy nyine yagiye akuraho n'iki ntabwo ndi gukopera sinzi ubundi hari ikibazo mubibonamo gukopera wabaye kopera ukagira ubwo ibintu byawe n'ubundi bikagiranye Burna Boy ariko burana namubwiye ati kude shapu none se ababona nyine ibintu byabo barabishyize ku rwego rwo hasi wagahita bigira international cyane ko nawe ari international. An artist like Asaki will not be known. None bakatubwira ati abahanzi nka Saki ntago bari kuzamenyekana if there was no amapiano genre from iyo hataza kuba hari injyano z'amapiano rwose ziva muri South Africa. Uziko injyana z'amapiano mundi ziva muri South Africa. Nyuma y'ibyo rero DJ nyine sitsukuna babigenje ariko mwihangane bibaho babwira ni ibi byiza biracyaza ibyiza biri imbere mwibuke mukandike mwebwe musabwa no gukanda subscribe kuri JOYBE Entertainment nje ugiye kugibagezaho amakuru nitwa JOYBE Muranzi yandabakunda cyane ciao